Jya natangiye kubyinira Imana ndi muri gereza kuko niho nakiriye agakiza. Mu gakiza nkamazemo imyaka 9, 10 ntago ari yuzura. 10 izuzura tariki hajya kwibohora si tariki 7 z'ukwa karindwi. Iyo tariki niho nzaba nujuje imyaka 10 maze mu gakiza. Ubwo rero nari maze imyaka 30 ntari umuntu. Bimwe Pawulo yavuze ngo dupfa buri munsi tukazuka, kuko iyo myaka 30 nta kiza nakozemo. Dushimira Imana itareba imyaka myinshi uri mu byaha, ahubwo ikareba uko wayemeye n'igihe uziye. Ikindi cya kabiri cyo nayikundiye, ntago igutabara kubera ko umaranye nayo igihe kirekire. Nk'uko umubyeyi abyara abana hakagira abagwingira n'abavumbuka no mu Mana, nuko guhera iyo tariki nakira Yesu muri nje. Iwacu ni agace uteretse we. Uzayamaze igihe nayasengereye. Narayasengeye aya kajya ndabwira Imana ntiriri acupa bakinywaga uzampendise ntabwo nari nzi karamazi. Aba protokoli mu kuza kwano basanga naciye munsi y'ameza agacupa nagakuruye. Nyasomye nsanga na amazi nasize mu rugo ntayidata we. Hereza Imana icubahiro. Haleluya! Bamushira muri kashu y'abamama gaca mu gitondo bagasanga na amapingu gaharambitse we yagiye kera nta n'urugishe nta n'idirisha. Birangije burya isengesho rifite imbaraga. Bafunza abacunga gereza bamba bare n'abicaye hano barabiza ayo makuru, ntago ndi kubesha ndi kuvuga ibintu byabaye. Bacunga gereza bareba ku ruhande bakabona ngo irigipinga umuntu yagurutse n'igini. Barangije bamenya makuru ko muri gereza harimo abanyamasengesho. Baravuga ngo abo banyamasengesho birirwa basakuriza abantu, niko banabishize muri titire, nibaze basengera uyu muntu. Ndandika nayo mpagarariye groupe ndavuga ngo Mana, kuva bemeye ko turi abanyamasengesho turi imbohe, inyemerero ziyubahishe kuri ya mubyeyi. Hano barasinya ngo Sekazuba Jean Damascene yemeje kuza gusengera uyu muntu n'abantu bari kumwe. Baduha iminsi 7 tuva mu gipangu c'abagabo twinjira mu c'abagore, RCS muri Dekota barabimenya. Umunsi wa 7 tubona Imana itambutse. Haleluya! Haleluya! Tubona Imana iraserutse inyura aho ngaho kuri Beyata wari umuntu w'igini arapfa, yongera kuzukana afite undi mubiri muzima. Yesu ashimwe. Byamukoreshaga bimuvamo. Yari afite inda n'ibintu by'amateka bizwi, Elisa Musanze zaraje ibinyamakuru byinshi. Yari afite inda yimaranye imyaka 3. Hano nahure na Yesu, abana barangiza amashuri, hano nahure na Yesu. Haleluya! Ariko akomera Yesu icubahiro. Haleluya! Hano nahure na Yesu, hano nahure na Yesu. Abarozi ntibongera kumenyera, hano nahure na Yesu. Amahembe arananirwa, hano nahure na Yesu. Ibitega ntibyongera, hano nahure na Yesu. Mbona amahoro, hano nahure na Yesu. Ibyampangaraga ntibyongera kumpangara. Uri mu ijuru, izina ryawe nirishirwa hejuru. Uri Imana, uri umurengezi wacu, uri data wa twese. Turagushimiye kuko utwemereye ukatugirira ubuntu bwo kuboneka mu nzu yawe. Izina ryawe nirishirwa hejuru Mana. Wino ubane natwe, wino tugirire neza, wino haze kwifuza kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Buri muntu wese ukandagira ahangaha muri aya materaniro, reka yakira umugisha uva kuri wowe. Uhagera arushye reka aruhuke, uhagera ababaye reka uhindura amateka kuko uri Imana ibishoboye. Mu izina rya Kristo Yesu natwe dutegereje kubona kugirirwa neza nawe. Wino utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Ubane n'abaririmbyi, ubane n'umuyobozi wa gahunda, ubane n'umwigisha. Iteraniro twese tuganzwe nawe. Turasaba Mwuka Wera wo mu gihugu cyo mu ijuru bamanuka azagaragare muri aya materaniro. Abane natwe mu izina rya Yesu. Wa wundi ujye utwemeza iby'ibyaha byacu tugatsindwa rwose, uwo turamukeneye. Reka amanuke mu mitima yacu.
turaheza imbaraga z'abadayimoni, turafata byishyira hejuru byose mu izina rya Yesu. Ahubwo turakuraritse Mana, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe mu izina rya Kristo Yesu niho dusenze twizeye, amen. Reka twese n'ubundi duhagurutse dufatanye n'abaririmbyi indirimbo ya 35 mu ndirimbo z'agakiza, dufatanye n'abaririmbyi dukomeza n'izindi gahunda. Karibu abaririmbyi. Yesu wavuze umuvandimwe, Imana ishimwe cyane. Yesu wavuze umuvandimwe, Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo mfite byose niwe Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo mfite byose Imana ishimwe cyane. Yarababariye kandi yarababariye akirivahore. Haleluya. Yamiriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yacunguye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yarababariye kandi yarababariye akirivahore. Yamiriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yacunguye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze bifitemo umufasha yoyo. Imana ishimwe cyane. Umufasha muri byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyiza yakoze bifitemo yoyo. Imana ishimwe cyane. Umufasha mu bintu byose. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikoreye. Yesu we ahindura iyo mibabaro mbanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amaso. Haleluya. Imana ishimwe. Imibabaro yanjye yose nikoreye. Haleluya. Ahindura iyo mibabaro mbanezeze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yumva amasengesho. Haleluya. Imana ishimwe. Imana mu ijuru n'umugabane. Imana ishimwe cyane. Y'umugabane yoyo. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umunezero yo. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto. Imana ishimwe. Ijuru narera baza muri paradizo. Yesu ntazapfa bigikanga cy'ubugingo. Mwiteguye azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Ijuru narera baza muri paradizo. Yesu ntazapfa bigikanga
Yesu atazapfa bifika by'ubugingo Yesu azagaruka vuba Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe 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 Uyu muririmbyi yaravuze ngo ku Mana mu ijuru dufiteyo umugabane. Niba hano mu isi nta mugabane ugira ntibigutera ubwoba, iwacu mu gihugu cyo mu ijuru dufiteyo umugabane. Ntawe uzawukunyaga, ntawe uzawutwara, niwitwara neza. Ku Mana mu ijuru dufiteyo umugabane. Twakire Promise Choir, karibu abaririmbyi. Icyamamifira uko abakiranutsi bapfa iherezo rye rikamera nk'iryo huza kurangiza yenderwa ry'amahoro ntaruhukira mu murembo Siyoni. Icyamamifira uko abakiranutsi bapfa iherezo rye rikamera nk'iryo huza kurangiza yenderwa ry'amahoro ntaruhukira mu murembo Siyoni. Abagenzi bageze ati baragwiriye barabagirira nta mubabaro nta marira nta gusuza umutima bahora baririmba bahimbaza Imana. Abagenzi bageze baragwiriye nta ntambara bagira nta mubabaro nta marira nta gusuza umutima bahora baririmba bahimbaza Imana. Yaraga muri imbere nimbona nkambutse bafata hakurya nzahimbaza Imana yacu. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Imana
umusozi w'iteka yishimye. Haleluya. Aho niho rero baruhukira. Haleluya. Bakaririmbira Imana ubudahwema. Imana ishimwe. Ubuzima n'abakuru bakagumya bayihimbaza. Haleluya, haleluya. Uwiteka yishimira uwo yateguriye kuzatuzaho urukumbuzi ruranyishe nzakugeraho byari yewe Siyoni wa musozi Uwiteka yishimira uwo yateguriye kuzatuzaho urukumbuzi ruranyishe nzakugeraho byari yewe Siyoni wa musozi Uwiteka yishimira uwo yateguriye kuzatuzaho urukumbuzi ruranyishe nzakugeraho byari yewe Siyoni abagenzi bageze baragwiriye nta ntambara bagiye nta mubabaro nta marira nta gusuza umutima baririmba bahimbaza Imana abagenzi bageze baragwiriye nta ntambara bagiye nta mubabaro nta marira nta gusuza umutima bahora baririmba bahimbaza Imana abagenzi bageze baragwiriye nta ntambara bagiye nta mubabaro nta marira nta gusuza umutima bahora baririmba bahimbaza Imana abagenzi bageze baragwiriye Imana yacu abagenzi bagezeyo abagenzi bagezeyo bakireyo n'agahinda bahora baririmba haleluya. Reka dukomere Imana amashyi. Imana yacu irakwiriye irakwiriye. Dukomere Imana amashyi tuyivugirize. Haleluya. Reka twongere dukomere Imana amashyi menshi twakira Prophet Sekazuba aze atubwire icyo Imana yashyize ku mutima we. Hari n'abaririmbyi bazanye buriya araza kubatwakirira kugira ngo dukomeze guhanwa umugisha nabo. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ko itwemereye guhagarara imbere yanyu, ariko manza umbwirire mugenzi wawe umurebe mu maso umubwire ngo turasobanutse. Ndabashimiye rero, nkunda kubwira abantu, abanyarwanda twamenyereye kuvuga abandi bigwi batakiriho, ariko mpagaze hano mpamanyije n'uburyo bw'umwuka
uyu munsi dufite ibihe byiza, mureke dukomere Imana amashyi. Umuyobozi wa gahunda yavuze ngo ninde muntu n'umwe Imana itari yakorera ikintu. Nubwo ntavuga ibyo yankoreye, no guhagarara imbere yanyu isezerano ryasohoye. Haleluya! Fasha uzamure twadutizanye Imana yaguhaye, zamura twadutizanyo, maze nurangiza uyikomera amashyi menshi cyane. Haleluya! Imana iracyagutije amaboko, ongera uyazamure. Hari abatayafite, yikomera amashyi menshi. Ni umwami ushobora byose kandi ntawe uzamuha na gatoya. Haleluya! Hari ibyo dukunda iwacu mu Ruhengeri, rero ugomba kumanza gucinya akadiho. Nazanye n'abahungu banjye. Uyu ni umuhungu wanjye w'imfura, uyu aramukurikira. Kubera ko twavuye kure, rero hari uwabigizemo uruhare ngo tuve kure. Uwo wabigizemo uruhare niwe tugiye kubyinira. Twavuye kure. Oya, akagasura ntabwo twari tugafite. Mbwirira mugenzi ngo n'aka gasura ni ukubera Imana. Bimubwira aka gasura ukusa ukureba ni ukureba kubera Imana. Yikomera amashyi menshi cyane. Uyu mwana nagiye kumusabira igikoma nijoro saa 8 z'ijoro, amfanye turyamanye. Tuvuye kuririmba, tugeze mu rugo tuburara kabiri. Umunsi wa gatatu agiye gupfa nje gusaba igikoma kuri perezida wa korali yitwa Nyenyeri yo muri Anglikani. Ndamukomangira. Uwo munsi iryo joro ngiye gusabira umwana, kandi nanjye mbabaye manza ku kimwe ico bari bampaye c'umwana. None ukuntu inzara ari ikibwa kibi, ngo ndagotomera sinamenya ko mu muhogo hari gusha kubera inzara. Nabimenye mu gitondo imihogo zahiye. Twavuye kurehereza Imana icubahiro. Tugiye kuririmba indirimbo ngo Imana izahanagura amarira. Haleluya! Byashoboka kuba hari amarira ufite, ariko hari uwiteguye kuyahanagura. Imana izahanagura amarira kubera bayo. Haleluya! Imana izahanagura amarira, izamvanaho umubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izamvanaho umubabaro wose. Zamura Imana babakoreza icyubahiro cy'Imana. Zamura akavarime gatoya manama. Dufite Imana itageresha, dufite Imana isohoza amasezerano. Naho bigoye, naho bikomeye, Yesu arabizi azabisohoza. Dufite Imana itageresha, dufite Imana isohoza amasezerano. Naho bigoye, naho bikomeye, Yesu arabizi azabisohoza. Ureke gupfobya imbaraga z'Imana. Imana ivuga kandi igasohoza. Bareke bavuge, bongere bavuge, igiye kuvuga bose baceceke. Ureke gupfobya imbaraga z'Imana. Imana ivuga kandi igasohoza. Bareke bavuge, bongere bavuge, igiye kuvuga bose baceceke. Dufite Imana itangibesha, dufite Imana isohoza amasezerano. Naho bigoye, naho bikomeye, Yesu arabizi azabisohoza. Dufite Imana itangibesha, dufite Imana isohoza amasezerano. Naho bigoye, naho bikomeye, Yesu arabizi azabisohoza.
nubwo bikomeye ibyo bikomeye biraje birangize. Yatabaye umugabo Yefuta, yatabaye umugabo Yosefu, Mefibosheti, Lodebari, byari bikomeye iramugoboka. Nshuti yanjye nubwo bikomeye ibyo bikomeye biraje birangize. Dufite Imana itageresha, dufite Imana isohoza amasezerano. Naho bigoye naho bikomeye Yesu arabizi azabisohoza. Dufite Imana itageresha, dufite Imana isohoza amasezerano. Naho bigoye naho bikomeye Yesu arabizi azabisohoza. Warabihinduye Yesu bavuga ngo ntazayarangiza, byabihe bavuga ngo ntatuzigezaho, byabihe warabihinduye Mana Data, byabihe dusenga twambaye ibirenge, byabihe dusenga twirirwa ubusa, byabihe dusenga abantu batugaya, byabihe warabihinduye Mana we. Twagiye twese abimana hindura duhaguruke. Byabihe bavuga ngo ntabwo uzashaka, byabihe umaze gushaka ngo ntabwo uzabyara, byabihe warabihinduye Mana we. Warabihinduye, byabihe warabihinduye. Yesu ndakoma natamusanze Imana ivuga bikaba, wahinduye ibihe ku buzima bwacu, warabikoze mwana w'abantu. Areka ntaguhanye n'abantu, unyuranye ibihe n'iminsi, twabonye uhindura ibihe kubera abawe. Ntawabaye imbere y'ibirenge byawe, nikamushikana azapfa kuhava. Utinda mu bibazo, ivanga Imana ntabikuzi, yazirangiza ibyo bibazo byawe. Haleluya, sifa kwa Mungu yakubona. Haleluya, haleluya. Mana we, haleluya, haleluya. Tutasika baba, bende la baba, la tayabo. Bosika yavo warabihinduye. Niba nta n'amakuru wari ufite ko yabihinduye, uyu munsi irabihindura mu izina rya Yesu. Niba ntayo wari wibiseho, uyu munsi hari ibyo igomba kugira gute guhindura. Aha, nabwirije henshi uyu munsi, aho umupira hose uri kurengera ndi guhita ngurengura uyu munsi.
aha murakoze cyane ntimukabure ku mwuka wera umva mwene Diriyane aha ntago ndi i Kigali wagira ngo ndi iwacu mu Ruhengeri aba bantu bari gufashwa nguco wagira ngo ni babandi bi haleluya dufite imana itajibesha reka tuje mu kindi cyiciro mwana mudatuma koko aka kanya muhita mufungura robine kandi kwifungura gakeya mwe murete tugende gake nubwo kwa Yesu nta muvuduko batwandikira ariko tugende gakeya numfasha gato ego sogokuru ndashimira Imana cyari icyiciro cya mbere tugeze mu cyiciro cya kabiri kandi aya ni amahirwe yereka Sekazuba ko n'icyiciro cya kabiri tugiyemo ari mu mwuka abantu bavuye mu mubiri bari mu kirere bari mu kindi kirere Yesu ashimwe haleluya Pawulo yavuze ijambo rikomeye ngo ntabwo turi abacyo ngo twigenge ndagushimiye mushumba kuba mwatwakiriye kandi kangushimira imbere y'abakristo uje kumva umuntu akaba arambwiye ngo iwacu ngo dufite ngo umushumba wacu ni umwana mwiza buri impamvu ngo ni umwana mwiza bazi ko umwana nta gicumura agira ate agira ariko mushumba wungirije ndagushimiye cyane twamenye nagera hano ariko utazi ko nziranye na Pasteur Bernard twari tuziranye ntari nakumenya ariko ndashimira Imana ko nasanze mukora hamwe cyangwa mubana mu itorero rimwe naranezerewe nkimara kubyumva Imana mu ijuru ibaha umugisha by'umwihariko rero ndashimira abapastori bose bo mu itorero kwakira Sekazuba kuva hari i Burera mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Rugarama ku mupaka wa Cyanika ndashimira Imana ko mwamere kuduha ikaze ndashimira Imana mushumba ndabaramiye wakoze ndabizi uyu munsi kiba uri hariya mu Kacyiru ariko kwiyemeza n'umuryango we mukavuga ngo muraherekeza Sekazuba n'iby'agaciro gakomeye Imana ibaha umugisha hari abandi rero bamperekeje hari n'abaje nyuma bahana i Kigali bumvise ko ndateranira inaha baravuga ngo byanga bikunda turasengera ahantu urasengera reka mbasabe ba Berite ba mama Christian Berite mwahaguruka ariko muhaguruke ahantu ni heza reka muhaguruke Imana ibaha umugisha kandi bagiriye neza nahoze nicaye hariya nditoza ndeba uru rusengero ntangira kuzura umwuka nkiri rwinjiramo nahoze mbaza Bernard murahakodesha na hanyu arambwira ati oya dana hacu ntireke bote warakoze Nane Diriya mushumba wungirije ubu sindi kwitoza kuzagera hahandi ngiye kujuzi ubu ni Buraya nageze nubwo ngiye kujyayo ubu natangiye kwitoreza ubundi muri stage ya hano ibyo ndi kubona hano ni Buraya nzabisangayo haleluya hereza Imana icubahiro niba nta pfunwe ufite niba arakugira neza izamurira amaboko haleluya nanezerewe bitari bya karimi kabaryarya bamwe bazi imbere ngo ndabakunda yagera imbere ngo nubwo narindi yo simbemera pe nko mu kigo mu Ruhengeri muri abantu beza ndabivuze naho nzagera hose nzabivuga ntago umweru ngwitaga umukara ngo umukara ngwita umweru niko nahamagaye muri abantu beza muraho bana kubyina njye natangiye kubyinira Imana ndi muri gereza kuko none nakiriye agakiza mu gakiza nkamazemo imyaka 9 10 ntago ari yuzura 10 izuzura tariki hajya kwibohora si tariki 7 z'ukwa karindwi iyo tariki niho nzaba nujuje imyaka 10 maze mu gakiza
ubwo rero nari maze imyaka 30 ntari umuntu. Bimwe Pawulo yavuze ngo dupfa buri munsi tukazuka, kuko iyo myaka 30 nta cyiza nakozemo, kandi uyu mwaka urarangira nduzuza 40. Urumva rero iyo myaka 30 ni imfabusa, yuko Imana yirengagiza bati ntaco baho, ariko ni imfabusa, ntabwo twakoze ibikwiriye. Ariko dushimira Imana itareba imyaka myinshi uri mu byaha, ahubwo ikareba uko wayemeye n'igihe uziye. Ikindi cya kabiri cyo nayikundiye, ntabwo igutabara kubera ko umaranye nayo igihe kirekire. Nk'uko umubyeyi abyara abana hakagira abagwingira n'abavumbuka no mu Mana, nuko waze ejo yakugirira neza. Ndayishimiye. Narakijijwe muri gereza nkuru ya Musanze, umugore wamajije kunta ashatse undi mugabo yumvise ngo nafunzwe, atabariye abana bari bakiri batoya, yamuta uriya gatoya gafite imyaka 3, hari akandi twasiye gatoya gafite umwaka n'amezi 2. Koko nanjye nareba nkabona isi irandangiriye, ariko ndashimira Yesu ufata w'isi yarangiriye ikongera ikamugira umuntu akabaho. Haleluya. Mugabo bita Doga Shagaza, umwari ushinzwe ivuga ubutumwa riberekora mu magereza wo muri Vivant, umushumba Vivant Kabuga, niwe mubyeyi wanje mu Gakiza, mwita n'umushumba wanje. Araza abwiriza muri gereza, arangije arahamagara aravuga ngo abantu bumvishije ko bashaka kwakira Yesu badashingiye ku myenda bambaye y'icyaha, nibaze tubasengere. Mwene Diriyane mbu wa mbere nzamura akaboko, ndatambuka bandamburaho ibiganza, mwavuze ngo amen. Ariko guhera iyo tariki nakira Yesu muri nje. Iwacu ni agace uteretse we. Uzayamaze igihe nayasengereye, narayasengeye aya kaje ndabwira Imana ntiririya cupa bakinywaga uzampende, ntabwo nari nzi ko ari amazi. Umunsi umwe kugira ngo Imana isubize igisubizo cy'aya mazi, igiterane kiraba, babateretseho amazi imbere n'isigazi inyuma, abantu bari gutaha bagiye kurya. Abaprotokoli mu kuza kubona basanga naciye munsi y'ameza agacupa nagakuruye, nyasomyeho nsanga ni amazi nasize mu rugo ntayidata we. Hereza Imana icubahiro. Haleluya. Ndakizwa nari nkati imyaka 10, nari nararwanya n'umuntu twasinze Kanyanga arakomereka. Kanyanga zabaga ku mupaka iwacu zari nyinshi cyane yuko ubu nta kizihari. Ubu ni njewe ubwo uri kuzirwanya, n'uwo ndi kumenya ko ari kumwe kugira nkamubwiriza ubutumwa. Ariko mwamfasha mukampera Imana icubahiro. Bwira mugenzi ngo nta kiza nko gukizwa, kwakira Yesu ni ibintu byiza. Mureke baroko mbabwira, Imana ntungiye muri gereza ntafite umuntu ngemura kubera agakiza. Ndakizwa Imana iramanukira, nsengera abantu muri gereza, impano z'ubuhanuzi zimanukira muri gereza, abo dufunganye nkabasengera, Imana ikabacura bakongera bakagaruka bagasura seka zo bakanzanira amata nkanywa. Nkundaga amata. Mwavuze ngo amen. Bwira mugeze ngo nta handi Imana itagutungira, ifite uburyo bwinshi. Iyo kubona kuri umunyamumaro ifite uburyo bwinshi bwo gukubeshaho. Mwigeze kumva kuri radio umugore wibaga abana mu Rwanda akabajyana muri Uganda kuri Victoria, bita Beyata, baramufungaga bamushira muri kashu y'abamama, gaca mu gitondo bagasanga na amapingu gaharambitse we yagiye kera, nta n'urugishe nta n'idirisha. Birangije burya isengesho rifite imbaraga, bafunza abacunga gereza bambabare n'abicaye hano barabiza ayo makuru, ntabwo ndi kubesha, ndi kuvuga ibintu byabaye. Bacunga gereza bareba ku ruhande bakabona ngo iry'ipingu umuntu yagurutse ni igini. Barangije bamenya amakuru ko muri gereza harimo abanyamasengesho.
baravuga ngo abo banyamasengesho birirwa basakuriza abantu niko banabishize muri titire, nibaze basengere uyu muntu. Ndandika nayo mpagarariye groupe ndavuga ngo Mana, kuva bemeye ko turi abanyamasengesho turi imbohe, inyemerero ziyubahishe kuri ya mubyeyi. Ndandika nandikira executive secretary executive umurenge wa gereza, abari umufungwa bijyana kwa directeur wa gereza, kwa secretary office ushinzwe umutekano, barasinya ngo Sekazuba Jean Damascene yemeje kuza gusengera uyu muntu n'abantu bari kumwe. Baduha iminsi 7 tuva mu gipangu c'abagabo twinjira mu c'abagore, RCS muri Dekota barabimenya. Umunsi wa 7 tubona Imana itambutse. Haleluya! Haleluya! Tubona Imana iraserutse inyura aho ngaho kuri Beyata wari umuntu w'igini arapfa, yongera kuzukana afite undi mubiri muzima. Yesu ashimwe. Byamukoreshaga bimuvamo, yari afite inda, n'ibintu by'amateka bizwi. Elisa Musanze zaraje ibinyamakuru byinshi, yari afite inda yimaranye imyaka 3. Uwo munsi wa none akimara kuba muzima, ibise biraza nyabise, aja kwa muganga kuri hopitali ya Ruhengeri, abyara umwana w'umukobwa. Haleluya! Izo ni imbaraga z'amasengesho. Uko ni ugukora kw'Imana twakurikiye. Haleluya! Si ibiro bya Sekazuba, ahubwo ni Imana ituye muri twewe. Iyo niyo ibikora, wayimpera icubahiro. Ndi gusenga muri gereza, umufungu umwe ahagura umogi, araza aravanga ariko iyo Mana yanyu ikiza, yazakucure kusengera abandi bagataha nawe ugataha. Ariko ndashimira Data wa twese wahise ahinyuza umufungo ak'Imana indimo. Nari nkati imyaka 10 nagiye kumva ashize anshuri ashize amezi 3, bari baranditse ngo ntabwo nemere kujurira. Numva baravuze ngo Sekazuba Jean Damascene mwene Rugira cyane na nyina mukabuka Fayibute mu murenge wa Rugarama akagari ka byinshi. Haleluya! Ariko Yesu arashoboye cyangwa ntagashoboye? Haleluya! Bati naza sinyasiyo, kubera ko njye naravuganye n'Imana ndi muri gereza ko ntayo nzarangiza. Imfungwa zagiye kubona zibona nshinza amaboko, ndavuze ngo Mana urasohoje ibyo wavuze. Bati kagiye kuburana sika akabarimye ngo birasohoye. Naho nzico navuganye nayo, yari yarambwiye ngo igihe kirageze nkohereze uje kubwiriza ubutumwa hanze ya gereza. Haleluya! Abari bazi ngo byararangiye mbereke ko ndi Imana itangiza ubundi buzima. Haleluya! Reka Imana yongera itangiza ubuzima busha kuri weho. Reka Imana imanuka abantu bamenye ko hari Imana kugendereye. Naragiye njya mu rukiko urugereko rukuru rwa Musanze, ndagenda ndakomeza nsaba imbabazi ubutabera. Ndangije ngiye gusomerwa numva ngo Sekazuba Jean Damascene mwene Rugira cyane ya nyina mukabuka Foyibi ibindi. Twebwe urukiko urugereko tukimara kumva imbabazi za Sekazuba n'ubuhamya tuzi bwo muri gereza, amakuru ari kutugeraho, vuga ngo amakuru ariko bwira mugenze ngo hari Imana izashingiraho. Hari Imana ishingiraho ikagutabara. Abadayimoni bagihuze bazi ngo ibyawe byararangiye, bagihuze bazi ngo baragufashe, Imana igasaruka. Reka uyu munsi Imana igutabare bagihuze, reka uyu munsi Imana ikwiyereke bagihuze. Haleluya! Bagihuze. Iyo bamaje gusoma igihe kane cy'ikigeragezo cawe, hari aho bagera bagahuzwa bakavuga ngo byararangiye, ihitaga ibakubita bagihuze rero. Haleluya! Naragiye ndajya baraba ngo uzasomerwa ku itariki n'izagaruke, ngiye gusomerwa ngo Sekazuba twebwe urukiko urugereko dushingiye ku rubanza yakatiwe n'urukiko rwisumbuye teje Musanze twebwe ijuru rya Tankambene tekibene pokina none none se ijuru ntabwo ritegekaga. Iyo ritegetse biraba, ibidashoboka bigiraga bite? Birashoboka. Reka uyu munsi itegeko ry'ijuru riza rikurengere. Iryo ntabwo risubirayo, iryo ntabwo rijurira, iryo nta transferi bariha, iryo tegeko rimanutse risoza inshingano zayo. Reka itegeko ry'ijuru rimanukira ubuzima bwawe aho utuye babibone, n'isibo no mu mudugudu, mu kagari, mu kazi ukora. Haleluya! Tegeko iyo rimanutse bankuriraho imyaka 7, bati twewe dukuyeho imyaka 7 tumuhaye imyaka 3. Nari ndangijemo imyaka 2 n'amezi 6. Ndangije maze mu rukiko narindi imbere
y'umucamanza mwiza w'umunyamurenge wari unsomeye urubanza. Bagiye kubona babona n'akaroza, abacungagereza bicara, maze nanjye bya bindi bya kiro kwenda Imana uzikurinda, Imana uzikurinda, Imana uzikurinda, Imana uzikurinda, Imana. Bati hey, abacungagereza baza baje kumfata, ntimuhigame Yesu yatabaye sha. Imana uzikurinda, Imana uzikurinda. Mwampa amashariko, Imana uzikurinda, Imana uzikurinda, Imana uzikurinda. Haleluya. Bagarutse ubwa kabiri umucamanza mwiza arabwira ati ariko mumureke hari ikibimuteye. Mwavuze ngo amen. Ariko meza 3 nayakoze ndi kubyinira Imana, ndayibwira nti ndi kukubyinira Imana nta nkweto mfite, ningera no hanze numva ngo utabara barokore ukantabara. Naba mfite indege, naba mfite imodoka, naba ngenda n'amaguru, naba nambaye ipantaro yacitse, naba nambaye itaracitse, nzakubyinira. Ariko utanyirengagije, urukubona nta kintu yasajye gukora uyu munsi. Oya, utirengagije ububasha bwe, wowe urabona nta tegeko turasohokana uyu munsi, hari andi mategeko turasohokana. Mwavuze ngo amen. Ariko umugore yari yarashakiye ahandi, nasanga buriya bwana bwararwaye bwaki. Murabona ko n'ubu ariho bari gukiruka, imisatsi yari yaratukuye. Ubu muri kubona niho bize, ntabwo bigeze biga. Ubu uriya mukuru ageze mu 4 primaire, cyo ari muri secondaire, uriya mukurikiye ari mu 3 primaire. Kuko nahise nsanga nabo barahuye n'ubuzima bw'isi, bararwaye bwaki, birirwa basabiriza abantu ku muhanda. Ariko ndashimira Yesu ko batagisabiriza. Nabwiwe n'ijambo rikomeye n'Imana irambwira ngo humura, itegeko ritegeka ngo abana ntibasabirize riramanutse rikurengere. Numva ijwi rirambwiye ngo abana bengeye kubakiza bwaki, kandi nawe nubwo uri kuja kubwiriza nta nkweto ufite, nzakwambika. Mwavuze ngo amen. Ariko ejo mune narimo ndi kwa Apostle Minyoni, mbona akantu gakomeye, mbona imodoka yanjye mbuza aho nyiparika. Ndangije ndavuga nti sinukubera iki iwacu muri Burera mu karere kose ari padiri utunga imodoka ku rusengero, hano nkaba ndi kubona n'udukobwa dutatu turi guparika amamodoka tugiye mu rusengero. Shaka ukabona agakobwa cyangwa agasore keza gaparitse imodoka, iyanje yagezemo njya kuyijugunya nk'njya kuyibika nk'iyo hirya. Ndavuga nti ariko nayo yitwa imodoka da. Mwavuze ngo amen. Ariko haleluya, haleluya. Ariko noneho mbyibajijeho cyane, Imana irambwira ngo ariko se kazonkubwire nti ngaho mbwira. Imyizerere y'i Kigali itandukanye niyo mu cyaro, ntibitandukanye bite? Sinagane n'Imana cyane nijoro. Mwavuze ngo amen. Ubundi hari iwanyu nje mfite icumba cy'amasengesho kiba kirimo nk'abantu 600 700, ni bari benshi cyane. Ariko iyo uhanuye ubuhanuzi ngo Imana iguhaye imodoka, bahita bakubitana inkokora ngo aravangiwe. Ariko i Kigali n'umuntu wabuze ubugari mu bwenge imodoka atavuga ngo ndayakiriye Imana. Urumva rero imyizere gizite iratandukanye. None akandi wacu bakona n'amaje gukopera, iyo ugiye mu mwuga ukikara ukavuga ngo dore Imana iguhaye ihene, aravuga ngo nibyo Mana, iyo hene niyo ihene. Ariko kuvuga ngo akira viza ngo Imana ibyo kubibabwira, wababwira iyo bivanye, wababwira niyo izabikora kwiteye. Hereza Imana icubahiro. Haleluya. Mu yandi magambo hari agahinda k'agasirimu n'agahinda k'akanyacaro. Agasirimu kazi kwiyemera cyane, kakavuga ngo nubwo naburaye nzatabarwa, nubwo naburaye nzatunga etaje muri Kigali, nubwo naburaye nzagenda muri Vewiti, nubwo naburaye nzagera i Burayi, nubwo naburaye nzajya Amerika. Haleluya. Ubwo rero nanjye nagendeye mu cyerekezo cy'agahinda k'agasirimu. Nabaga nta nkweto nambaye, nahagarara iwacu nawe ndi kubiza mu giterane, kababwira ngo nzatunga imodoka ndi umuvuga butumwa, nzatwara abantu, nzava mu nzu y'ubukode. Bati manze guha ibijumba, ni ntabyo ndayisaba. Ibyo ntiyabibuze. Mwavuze ngo amen. Ariko bati babwira pasiteri Mushumba bati nyamara sigabwiriza yiyemera, umuntu utagira n'inkweto ari kuvanga azatunga imodoka, mwaje muvana ubwemezi bwe hariya. Kabani ndi kumva ndi mu kirere cy'ijuru ko hari ibyanje bifitwa n'ijuru ngiye kuzabona. Haleluya. Ariko hari ibyanje biri mu biganza by'Imana. Haleluya. Nta muyuda kandi nta n'umugiriki, nta n'uw'i Kigali, nta n'uwo mu cyaro ufata Imana nk'inyembaraga izaza nk'iki, nk'inyembaraga. Haleluya. Ufata Imana nk'inyembaraga izaza nk'ishoboye, ufata Imana nk'intege nkeya nabwo nikizaza.
Bwana sifiwe. Mana imbwira akantu ndi mu kintu nabwirije nkuko umuhanuzi ati tekemene toveketaye. Ntingo iki mwana? Ati ravuze ngo ja mu mujyi wa Musanze ufatamo inzu ushaka cyangwa uteguje i Kigali. Ndahuruduka mva mu kintu ndi kuruka ndajya nafata inzu yitwa ikoramo Equity Bank ni etage. Nti niyo nshaka papa. Iyi niyo nshaka. Haleluya. Abo twajanya gusenga bati none harasaze. Hari saa 2 z'ijoro. Imana irambwira ngo kubera kumfasha nk'umunyembaraga nzakugira neza mu karere ka Burera utari winjira i Kigali. Wavuze ngo amen ariko kuko nayibwiye ibintu bibiri. Hari abasore twabanaga n'abagabo benshi bari hano mu mujyi wa Kigali. Imana yatubwiye ngo muhaguruke muri Kigali niyo mbagabije. Mbabwira bene data nabwo ntimwe mugenza abasangayo. Ariko nje ndacajurira. Kusiga urajura ku Mana ntumva cyambere cy'ahantu ntuye nahibye nkoko barahankubitira. Ndamutse ngeze i Kigali nkazagaruka namba agashati keza bagira ngo nako nibyo bagira ngo ingeso y'ubujura ndacayiriho. None rero iyi Mana nibikunda Sekazuba. Ni ntabarira hano muri Burera izanjana i Kigali nambaye neza. Mwavuze ngo amen. Ndapfukama bene data baraza no bari muri Kigali ubu nsigaye mbatumira bakaza kubiriza bagasanga ari Imana yakoze. Ndavuga nti papa nzi ko byose bishoboye kunjyana i Kigali wangirira neza kandi mfite isezerano ryo kuba muri Kigali. Ariko ahantu narahibye urugo rwacu barwise ngo ni muri Haiti ngo ni urugo rw'ibibazo mbabarira umanze ugire kukemura nzagende bavuga ngo arico Yesu yakoze. Haleluya. Irangije ati nuko bimeze ati cyambere ngiye gukora wari watangiye kuvanga ugiye kubaka inzu y'amabati 10 ntayo nkiguhaye hubwo iyi nzu ukodesha bakwirukanyemo babuza amafaranga niyo ugiye kuguha niyo ngiye kuguha abantu bamenye ko wansenze. Mwavuze ngo amen ariko inzu nakodeshaga niyo muntu watunze isima ku bwa Habyarimana iwacu niyo muntu watunze amashanyarazi ku bwa Habyarimana nirwo rugo rwiza mu gasozi nirwo nakodeshaga. Imana irambwira ati rero ndakurahiye kubera ko wansabye iyi nzu wasohotsemo wabuza yo kwishura tuzayiguha. Iyo nzu umugore yanyakura ndi kubwiriza mu Gakenge umushumba bita Daniel arabyibuka aranyakura ati nubwo wagiye kubwiriza nimuhagaze imbere y'abantu bari kunsora ntago nkiyirimo. Ijwi rirambira ngo Sekazo dore kavuga butumwe yo mwumvishe ikibazo muhinduraga gahunda komeza gahunda nagutumye ku uyu musozi ibindi ndabyikorera. Mwavuze ngo amen ariko kuko Imana ari yanumye kuja kubwiriza abarozi baho nkabasengera bakihana kuko n'abarozi bicaga abagore babashumba bakica abantu. Imana inuma kuja kubasengera guhangana nabo iyo turi mu kirere cy'umukara abo duhangana nabo. Ngiye guhindura ngo mbabwire ko mfite ikibazo wenda bamfashe ijwi riti atansiyo bwiriza icakuzanye ibindi nzabyikorera. Mwavuze ngo amen ariko bahanuzi mureke gucira Imana inzira Imana izikuntu tuzatabarwa. Imana irabizi bakoze b'Imana izi uko tuzatabarwa izi aho tuzagera izi ibyo tuzambara izi ibyo tuzarya izi cyubahiro izaduha. Wavuze ngo amen ariko Abaroma 2:7 uravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza batagira bate badacogora. Imana itanga icyubahiro gikomera amashyi menshi cyane. Imana itanga ubwiza. Imana irambwira ngo Sekazu ngiye kuguha ikigendesho ngeze Kabare mba ndabwirije umusaza baje mu giterane bari bamurogesha umugore amaze ameza natari mu nzu ngirije mungabiza mu giterane nayo iri kugira ngo impera sikigendesho yanyemereye. Umusazi baramuzana yaramaze ameza 3 mu kumusengera ijuru bari ramanutse tinyira mukijije. Ubu ni muzima baje gushima kuri Radio Energy batanga ubuhamya bavuye Kabare muri Uganda. Barangije musaza bati nshingiye ukuntu mbonye Imana fite akagare ka siporo uje ukagenda ugeze iwanyu mu Rwanda turakoze Yesu ikigendesho urakimpaye. Wavuze ngo amen ariko haleluya. Noneho dore si uguhindura ingendo ngeze mu Rwanda nkajya ndatwara akagare nk'umusitari w'i Kigali kandi umunyacaro kagera ku banyacaro kuko bitamo vitensi beneketa moneta kepeneta tuyu Yesu abona bizafatika kweri atangiye kumpa n'igare hereza Imana icubahiro. Nyemere ubwire mugenze ngo ntabwo bangifite ahigejeje ikora bitwemera kutagira ubwoba ahigejeje ikora bitwemera kudatinya abadayimoni na Satani ahigejeje ikora nta mbaraga z'abarozi zaduhangara kuko hari byinshi yahagaritse. Yesu ashimwe. None uyu munsi yanzu narayiguze muri 2020 mu kwezi kwa corona ariho yatangira ndayigura ubu ni ya Sekazuba Jean Damascene. Imana yarayimpaye irangije yo kabyara ndi kwisaba kugira ngo muri rwa rugendo inyohereza ngo nimuke
irambwira ati hari akantu ugiye gukora kugira ngo uzimuke, ubiri no kunyubakiraho iyindi, akandi ko nahise nshiraho agataje ko mu caro ko kuja ndoteraho izuba. Mwavuze ngo amen ariko haleluya. Ariko none bari kwagira ngo wabona Yesu ko kari Yesu we, ngo wabona we ngo babarokore wabona none Imana ibahembaga. Aka kanya mwene Diriyane, reka Imana igukore ikintu gituma amenya ko Yesu akurimo. Imana igukore ikintu gituma Yesu bamwemera. Yesu ashimwe. Twasengaga turi abantu 50, none kubera ikintu Imana yakoze urusengero rukuzima, n'abamotari ntibakimotara. Bavuze bati wabona Yesu ageze igihe cyo guhemba ntago agitinda. Kandi ntago bazi ko twarwariye mu nzira inongi, twarahakubitiwe bari kugira ngo nukuze ukayora. Ibya Yesu manza gufunga mu guka rwari inongi mu gitsi, abantu bakakuvuga kihorera. Haleluya. Ariko ibya Yesu bimanza gukorerwa, nta rugupfa kubishikira. Haleluya. Ariko abavuganye no twagira dutya koko, mureke mbatangariza ikintu gikomeye. Ngiye kubaririmbira akaririmbo. Ntago ujya ubesha Mana, narakubonye urasohoza urasezeranya ugasohoza. Ntago ujya ubesha, ntago ujya ubesha Mana, narakubonye urasezeranya ugasohoza. Ntago ujya ubesha, ntago wemerera umuntu kumutuza i Kigali ngo umujyane Nyamagabe. Oya, uraho neza. Ntago wemerera undi imodoka ngo umuhe igare. Oya, ntago wemerera umuntu inka ngo umuhe ihene. Oya, ntago wemerera umuntu kujya Amerika ngo kubona visa bigucanga umujyana i Burundi. Oya, ntago ujya ubesha Mana, narakubonye urasezeranya ugasohoza. Ntago ujya ubesha. Haleluya. Mana ntago ujya ubesha, ntago imeze nk'abantu. Bwana sifiwe. Ko bwari ubuhamya bw'ubuzima bwanjye, none uyu munsi nshimira Imana ko yampaye umuryango muri Kigali. Imana yanze kunzana itari yampa umuryango, ubwo na Betelehemu yabaye umuryango wa Sekazuba. Kuko niba amaje kugiramo abashumba b'inshuti zanjye babiri, se ugira ngo umuryango sinawubonye. Mwavuze ngo amena. Ari ikintu nkunda. Ejo bundi nari ndahantu umumama kamuvuge mu izina ntacu kuko ba Ange ni benshi. Turimo dusengana, arahaguruka ati ngiye gushima Imana. Burangiye iyo Imana ngiriye neza ntago ndakabate ntago nkunda kubipfundikira cyane. Aravuga ati muyoboza abwira pastor ati uyu mugabo aramfashije, atarekeje atari yataha twati mu masengesho y'umugoroba. Ati numva umwuka antegetse kuzamwambika. Ngira ngo ubwo tuzaja Nyabugogo gushaka udupantaro tw'ikoboye. Wenda shaka kunyambika nk'abanyakigali. Noneho mushumba umva kanze nkubwire mama mushumba, yanjanya ahantu banjanya ahantu kwambara naho ni mu birahure gusa nkubita umutwe kugira ngo nzigo ni umuryango. Urabona ko ibirahure ari byinshi, ari ugira ngo ni umuryango gufunguye. Ndavuga nti Mana urakoze kuba nkubise umutwe batari kundeba n'ukuntu nambaye ikoti nari ngiye kuhasebera. Kandi koko nari nakubisemo karuvate n'ikoti, none baravuga ngo rero ngo hari ikoti niri nambaye. Na ahantu heza bambika abayobozi hano, yaryishuye amafaranga nipfuka mu mutwe ngira ngo. Ndavuga nti iby'isezeranya byose ubu ndabibonye. Noneho batigenda wigerere hari atuze tugupima kugabanya. Nanje mbarasohotse ngira ngo ni umuryango nkubita igitwe ku kirahure ngo mbansubiyeyo niyakuza telefone kugira niyakuza bwabwenge Imana iduha. Nakura umuntu hari ukungera nti ihute undebere kugira ngo ndeba haraturuka ariho nyura nanje. Hereza Imana icubahiro. Haleluya. Ariko Imana irashoboye cyangwa ntagishoboye? Mwazira minsi Imana yari ntabaye inyereka Karimana turi kumwe ndi Nairobi kiva mu ndege. Noneho kubera mwizo minsi nari nyujwe n'ikintu bitatapirura Dar es Salaam kimwe kigenda nka ngucamwe munakizi Kigali. Niho nari nakakibonyeho mba ngihagazeho n'umugore gihagararaho imbere, turazamuka kijya kutujana iyo tugiye. Tuzamutse kimwe ni ikintu kigira nka nguca nk'amasikariye, ntago ari asenseri bakita ngo ni tapirura, niko babimbwiye nyuma. Ariko ibintu cankoreye mwabarokore mwe biteye ubwoba. Noneho mba ngihagazeho
nkareba hejuru nkabona kiri kutujana, wa mugore ari imbere yanje mbona avuyeho, nanjye ngira ngo baravuze ngo twese tuveho. Mu gihe nakivuyeho kinkubita munsi y'ikirenge mba nagiye nkangurya, ngiye gukubita agatuza hasi nkubita ku mugongo w'umugore mba ndahagaze. Sanga uwo mugore Imana yamugize munini yabangana na Sekazuba kiba twaraguye hasi. Mwavuze ngo amen. Ariko nyemerera ubwira mugenzi ngo Imana yashizeho ibizakuramira, ntabwo uzahagwa hariya, ntabwo uzahagwa. Imana yashizeho ibizagutangira. Satani yarazi ngo ndahagwa, asanga Imana yaremye umugore muhana ubunini kugira ngo nawe azatangire Sekazuba. Hereza Imana icubahiro. Iba kugutangira birahari, nubwo Satani yacukuye inzobo, hirya y'inzobo hari ibyo kukuramira, hirya kugwaho Satani agiye guhomba mu izina rya Yesu. Narahavuye umugore anuka mu Cyongereza agaruka mu Giswahili, ndangije mvuga mu Kinyarwanda nushaka untuka ari kurandamiye, Icyongereza nzi ni foromo, naho ibindi shaka ubivuge. Ka foromo ko narakamenye igihe bantume kujya kubwiriza Nankuru, baratse ngo Profete Sekazuba foromo Rwanda, nja kubaza umwana wize Icyongereza ni foromo ni igikisha, arambwira ngo banditse ahantu uzaturuka, nanjye nge nandi kurepeta ngo foromo Rwanda, foromo Rwanda. Mwavuze ngo amen. Ariko noneho tugeze Nankuru, tumugiye mu gitano gitangiye, badutonda umurongo nk'abakozi b'Imana, nkurikiye Nigeria nja inyuma, abankoze ku bitugu nari nambaye nk'abakongomani, aravuga ngo foromo Kongo, nanjye ni foromo Rwanda. Haleluya! Foromo Rwanda. Hereza Imana icubahiro. Ukunda Imana ikomeye. Umusemuzi wanje yari yasigaye mu rusengero, Imana iragenda iticekesha umunayijera ntiyambaza ibindi byongereza. Nanjye nakivuze nk'uwakiza, aravuga ati umuntu ni umudogiteri foromo Rwanda. Mwavuze ngo amen. Ariko Imana ifite uburyo cyangwa ntabwo ifite? Ifite uburyo cyangwa ntabwo ifite? Wateye haleluya! Ifite uburyo, ntabwo izemera gukorwa n'isoni. Ka foromo narakamenye, ntiwakongera kunyirataho. Buna good morning ndayizi, kandi ifite amashuri 2 n'igice bya primaire. Nigaga mu wa 3 kera, bampandura amavunja. Kera bampandura amavunja bashira mu mitabi n'urusenda. Ngeze mu rugo ndaburara, mbwira data Adriane ntabwo nzasubira kwishinzicwa n'inzara y'iwacu. Niho nagize amashuri 2 n'igice bya primaire. Ngarukira mu wa 3 nizemo igihembwe kimwe, ubwo ga 3 n'igice. Ariko ahantu Yesu ageze byose bigira bite? Birakunda. Mumfasha dusome ijambo ry'Imana, kwari kugira ngo mumenye Sekazuba muganira nawe ari we. Kandi kanze nkubwire uyu munsi ntago urapfa kumva imbere hari ikimenyetso Imana igomba kuguha. Haleluya! Hari ikintu Imana iragukora nshingiye uko nasengeye amateraniro nuko nyayabonye. Umuntu wese winjiye muno, Imana iramuha urwibutso rwa Sekazuba, irarumuha aje avuga ati umugabo waje imbere yacu. Haleluya! Ariko ababyizeye tuzamura amaboko, ari ikintu Imana iragukorera. Tuje mu butumwa bwiza bwa Yesu. Kamfatanye uriya muyobozi namuko, ariko muyobozi uzambabare uze nkokereza ibirayi mu ruhengeri. Wambabarira ukajya mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, ugasoma umurongo wa 19, bambi igice cya 19 uhera ku murongo wa mbere. Tukihuta ko numva nshaka gusengera abantu, ndikumva umurongo wa mbere. Ufate na mikrofone yawe nziza ufite. Iyi ni mama ntuza wayinzaniye umuvandimwe se ntabwo ndesha, none mvuga ngo niwe nigure mu Rwanda, se wayinzaniye. Imana ikumpera umugisha iguhe byinshi, niwe wayinzaniye. Barayimutumye munsiga nanjye nziranye n'abantu b'Iburayi, baramutumye ati jana umutumisha aje afata ka mikrofone abwiriza. Mwavuze ngo amen. Ariko amen. Dufite abashumba b'inyangamugayo aje kugira mu Rwanda, aravuga ati bampaye ubutumwa bwawe. Naraye ndi gusengera, naraye ndi kumusengera atanze. Ndabana Imana uzamuye kurama uyu muntu nyakuye. Nta kintu kurama nibyo nkwifurije, uzabona Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ngaho muvandimwe. Luka ibice 19 umurongo wa mbere. Yego. Yesu agera i Yeriko. Arahanyura. Umurongo wa 2. Yego. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro. Mukuru.
kandi yari umutunzi. kandi noneho yari umutunzi, ntabwo yari umukene. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. ashaka kureba Yesu uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi, ariko ntiyabibasha kuko hari abantu benshi bakeneye Yesu, kandi ari mugufi. kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo yurira umuvumu, kuko yari agiye kunyura. kuko Yesu yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, maze Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo. Zakayo, wavuze ngo amen. Ariko Zakayo, yego, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba n'ingoga, amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye, abantu bose baje gusenga uwo munsi, babandi babibonye barabyivovotera bati, bamwe bataja gusenga barabyivovotera bati, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. mbese uriya muntu uko twari tumuzi ko ari umunyabyaha agiye gucumbika yate? Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi, haleluya, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Ukomera Imana amashyi menshi cyane. Amen. Komeza hepfo. kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza yego icyari cyazimiye. Komera Imana amashyi menshi cyane. ayo mashyi n'umukuru w'isibo ntiyayemera. dukomere Imana amashyi. haleluya. ndashaka kuvuga ko uyu Zakayo, ndangize dusenge. Bibiliya itweretse Zakayo uyu yashatse Yesu atari umukene, yashatse Yesu ari umukoresha w'ikoro, ari n'umutunzi. ndashaka kugira ngo tuganire impamvu Zakayo yafashe icyemezo cyo kuja gushaka Yesu, kandi ntiyaburaraga, kandi ntiyaburaga ibyo kwambara, kandi yari afite amafaranga. tugiye kureba ikintu nyamukuru cyamuhagurukisha agafata icyemezo. uyu Zakayo cyamuteye gushaka Yesu, hari amakuru yamenye y'umugabo witwaga Matayo. uyu Matayo yari umuyobozi w'aba mukuru, ariko Yesu aramuhamagara. arangije kumuhamagara, ubuzima bwa Matayo butandukana n'ubwo yari afite atari yahura na Yesu. Zakayo akomeza kubaririza amakuru ya Matayo. baramubwira ngo ubu yakurikiye Yesu. babakobwa batashakaga ubu bari gukora mariage, yakurikiye Yesu. za nkaza zitabyaraga ziri kubyara, yakurikiye Yesu. bwa burwayi bwabagiwe ntabukiriyo. ayo ni amakuru yatumye Zakayo afata icyemezo, aravuga ati, nanjye ubwanjye uwo Yesu ngiye kumushaka. wavuze ngo amen. ariko ngiye gushaka Yesu wahinduye amateka kwa Matayo. Matayo yari umukire, yari umuyobozi mukuru kuri duwani, ariko yageze guhura na Yesu ibyo birahinduka. amajije gukubitana na Yesu, Zakayo aravuga ati, nanjye ndahagurutse ibyanjye byose. abwira madamu ati, ndahagurutse ngiye kureba umugabo bita Yesu wahuye na Matayo, ubuzima bugahinduka. wahuye na Matayo, abatamwubaha bakamwubaha. wahuye na Matayo, ubu akaba ari umunyacubahiro gifatika. ngarazinduka kare kare. umva ikintu nkubwira muroko, ikintu Yesu arebaho cya mbere ni ukugambirira kwawe. ntago areba ukuntu wasirimbye. iyo uvuye mu rugo iwawe ukinjira no mu rusengero, Yesu areba ukuntu warangije kumwakira ugihaguruke wawe. Yesu areba ukuntu watangiye kumwemerera icyo agiye gukora ukiva iwawe. mwavuze ngo amen. ariko haleluya. ngo impamvu yaje araramye, yari yarebye umutima n'ishaka bya Zakayo,
abantu benshi bamwe bamukurikiraga ari mu kigare, kumva ngo akiza indwara, kumva ngo iyo hageze amazi nini, ariko ngareba Zakayo waretse ibintu bye, wazindutse mva ngo ashaka agakiza. Ndashaka kuvuga iki, iyo ufite agakiza gafite power kurusha wa muntu udafite agakiza. Waba uhanura nta gakiza ufite, nta mbaraga ufite, urafite umwuka gusa ariko nta zindi power. Ubundi agakiza niko ka confidence umwuka utubamo. Mwavuze ngo amen. Ariko agakiza niko gaterura isengesho uri mu Rwanda, warisenga ukoreza muri Amerika kuri telefoni. Mwavuze ngo amen. Ariko ugasengera umuntu ufite ihembe, bari bavuze ngo arapfuye, mu gitondo akakubwira ngo yabaye muzima. Izo ni ubundi agakiza ni moteri isunika isengesho. Mwavuze ngo amen. Ariko kuri dusengera abantu amakanseri agakira, ntago ari ibiro n'ubwenge bwinshi, hubwo agakiza nuko twizeye Imana turimo. Ico gihe ubundi iyo wizeye, ukwizera umanza gusuzugura ico ugiye gukora, ukavuga ati nubwo ari kanseri ukayifata nk'ibicurane. Mwavuze ngo amen. Nubwo bamuroza imyaka myinshi, nubwo atakigenda, uhita ubifata nk'umuntu ugiye kunanura urutoki rwavunitse. Ako gakiza uyu gafite gahaka kwizera kwawe imbaraga. Haleluya! Kwakora kuri wa muntu akaba muzima. Ngo Yesu amurebye ukuntu ashaka agakiza n'imbaraga. Haleluya! Ngaraza aca mu bantu benshi, ngareba hejuru aramubwira ngo Zaka, ko mbona ushaka gukizwa, ururuka. Mwavuze ngo amen. Ururuka uyu munsi ndarari wawe. Reka uyu munsi Yesu arari wawe. Mu bana bawe bamubone, mukaza akora bamenye ko Yesu yaraye wawe. Mu bucuruzi bwawe, mu byo ukora byose bamenye ko Yesu yaraye iwawe. Ngo barangije bati Zakayo ngabonye baje gufata irembo ry'abakobwa be, umugore yarahagurutse kubera ko Yesu yatashe mu urwo rugo. Arangije ngo mu gitondo ca kare izuba ryaracanaga, Zakayo agafata ijerekani y'amazi kare akazinduka, izuba ryaracanye mu kwezi kwici, ngo yagera kuri wa muvumu yahuriho na Yesu, agacucira wa muvumu akavanga aho niho nahure na Yesu mbona amahoro. Aha niho nahure na Yesu ndasinzira. Aha niho nahure na Yesu abakobwa banje barashaka. Aha niho nahuriye na Yesu. Haleluya! Haleluya! Umunsi umwe ngo umugore wa Zakayo aravuga ati birashoboka ko umugabo wanje afite indi nshoreke. Buri gitondo ajyana amazi kare ndamukurikira ndebe iyo umugabo azindukira n'amazi. Umuntu wari umuyobozi, uyu Yesu ari kumwikoreza amazi, wabona yongeye gucura agasubira mu byaha. Ngo umugore ngagenda runono akurikira Zakayo nawe nijerekana yikubise hano. Ngo umugore ngabarihishe ku giti, ngagiye kubona abana Zakayo ageze kuri wa muvumu yahuriho na Yesu akabona amahoro. Ngabona arafunguye, arangije asuka mu mizi ya ca giti, aravanga aha niho nabuhuriye na Yesu, icubahiro kiragaruka. Aha niho nahuriye na Yesu, abana banje barashaka. Aha niho nahuriye na Yesu, abana barangiza amashuri. Aha niho nahuriye na Yesu. Haleluya! Ariko akomera Yesu icubahiro. Haleluya! Aha niho nahuriye na Yesu. Aha niho nahuriye na Yesu, abarozi ntibongera kumenyera. Aha niho nahuriye na Yesu, amahembe arananirwa. Aha niho nahuriye na Yesu, ibitega ntibyongera. Aha niho nahuriye na Yesu, mbona amahoro. Aha niho nahuriye na Yesu, ibyampangaraga ntibyongera kumpangara. Aha niho nahuriye na Yesu. Haleluya! Bana banje ntibongera kurwara. Aha niho nahuriye nande na Yesu. Umugore aravuga ati menye ko Yesu yatashe mu rugo. Mwavuze ngo amen. Ndi kuvuga imbaraga zo gukizwa. Yesu akimara kugera ku musaraba, uzamwitegereze impamvu Yesu yapfuye ari kureba hasi nka gutya. Zari imbaraga z'agakiza zari zigiye gukora. Abadayimoni ngo bahise batana na Satani, baravuga ngo urabizi ka kagabo katubuzaga amahoro, twateraga umunyamasengesho akadukubita kapfuye. Ikuzimu babimenye ko nta muntu uzongera kutabara abanyamasengesho n'abakristo, bahita bakora ikintu bita guserebura. Baracuranga baravuga ngo bagiye guhita badufata amateko ntituzongera kubona dutabara. Ngo Yesu yapfuye. Yesu nawe ntiyapfa ari kureba mu ijuru kandi niyo yaragiye kuja. Apfa ari kubareba ibintu barimo. Areba ukuntu bari guserebura n'ukuntu bari gucuranga. Arabitegereza. Ngo umunsi wa mbere basohora inanga baracuranga ngo tugiye guhitana abantu ba Yesu. Yesu arabitegereza ngo ubwo ngo mbese umwami yatuvuyemo. Inshuro ya kabiri ngo barongera ngo abantuza ngo abademoni barawunyuka barawucanga bakubita ngo ku buzima bwacu ngo bagiye kuduhitana. Yesu ari kubareba ngo umunsi wa gatatu. Mwavuze ngo gatatu ariko. Vuga ngo gatatu ariko. Haleluya! Gatatu habaye igitangaza gikomeye gukubwira. Ngo bagiye kubona babona ikuzimu ngo hatse umuco. Niho gwari umuco munawuzi. Uyu mwanga muri kubona. Ngo umuco ugiye niho mu mateka y'ikuzimu kwa Satani babonye umuco. Ngo bagiye kubona abona umuco gurabaye, naho Yesu yanze guhita azuka ngaje mu ijuru. Aravuga ati ngiye guca gasuzuguro ka Satani. Mwavuze ngo amen. Ariko ngo bagiye kubona abona ikuzimu, ngo bari muri ako kanyabona ngo nk'umurabye ibirenge bigezeyo.
ngo bikigerayo ibirenge bya Yesu bigikandagira baba demoni bacurangaga amagitari bahise bagwa hasi. Mu kugwa hasi rero Satani yahoranye confidence ngo ni metero ukomeye. Mwavuze ngo amena. Uwahita ahaguruka ashaka kugira ngo ari umuntu ubatunguye uje. Ngo yagiye gushiduka abona Yesu ahagaze imbere ye. Rwa Satani kubera ko rufite sentire noire ngo rwiha gucanga ngo rukubite Yesu karate. Mwavuze ngo amena ariko mujya ngo rujya gukubita inko ngo rusanga Yesu azamuye akagera ariko mu maso ngo pa aba yakubise. Mwavuze ngo amena ariko kije baragicanze. Mwavuze ngo amena abarongera kubise kupe cikubita hasi kigwira urubavu. Niyo mpamvu usanga abarimbyi barimba ngo kiratontoma ariko kigize gite kiraziritse. Ngo akimara kugwa hasi umva imbaraga z'agakiza. Haleluya ariko haleluya bera b'Imana zamura ibiganza kwa Yesu. So n'imbaraga z'agakiza. Yesu ngarangira bango nta n'ugwanda gusiga nkanguryo. Ahita avuga ati kubera kubaye kajorite ngahita mukura neza mwicaza ku ntebe ngagikubita kandoyi arakiboha ngo ntuzongere kumenyera kubera. Yesu agiye kugikubita akagumu ko munda arakibwira ngo urufunguzo ruri hehe wafungiranyije abe kituburetse kuyintera nkubwiraho kare. Mwavuze ngo amena ariko rubwira Yesu ngo dore urufunguzo ruraho munsi y'akabata aho nari nicaye. Yesu ngakura akabata afungura urufunguzo afungura ibituro by'abera barazamuka tuva mu maboko ya Satani. Haleluya. Na bugingo na n'ubu Satani ntaga gufite uburenganzira iyo upfuye uri mukiranutse ukijijwe nta burenganzira na bumwe barabumwatse. Komera Yesu amashi menshi cyane. Iyo ngiye mu mwuka cyane mwihangane abanyamwuka muri muno. Iyo ngiye mu mwuka cyane mitanja kwa rubavu rwa Satani. Rubavu rwa Satani yaranarwivuje rwanga gukira. Uba makuru mfite mu mwuka uko rwajemo na kanseri idakira. Wamfasha ukambera Yesu icubahiro. Umugeri wa Yesu urimo ubusabwe bwo gukomeretsa abadayimoni na Satani. Haleluya. Umugeri wa Yesu urimo ubusabwe bwo kubwira abarozi ngo muceceke ntimuzongere kumumenyera. Ejo munende ndi kubaka inzu muzabibona ejo bundi. Noneho umurozi aravuga ngo reka abafundi bari kuyubakaho bose bapfe ngo bamfunge. Baragenda batanga komanda y'uburozi bavana muri Kongo. Noneho kuntu hari abahanga bapanga n'umuntu uri kubaka babyubakira mu ifondasiyo. Niho bagira ngo amaso yacare iby'abandi byacu ntiyabireba. Baragenda nta nubwo ari yakuzuye iyo nzu no bari kugira ngo dusimante twubake inzu abafundi uwo munsi babishiramo haguye abafundi bane bava hejuru umwaje mu bitaro kano kasadutse umugore wanjye yikubita hasi gatatu. None avuga sikani ndio umuntu usiga ntagwa hasi no kubera iki nsenze ijwi rirambwira ngo sekazu nubwo uri kubaka kuyu musozi ntago babyishimiye barakuguze batanze 370 inzu barangije kuyangiriza bagize ngo uje muri gereza ku bantu baragiye kugwa hano. Bureke mu gitondo mu gusenga muzabibona ejo bundi kuko nzabitwika kuwa kabiri niho tuzabitwika turi gusenga ngashakisha nkaja mu byumba naho bafashe icumba bazi ngo nico nzararamo aho arico baje kugira kandi ico cumba ntaga nico nzararamo. Noneho turi gusenga numva ijwi riramwe ngo ninjye mbwire umu-entrepreneur ukunyubakisha ndamubaza ntariko uyu mwana uri guponda hano yafashe ibitaka byo mu agaponda ni nk'Imana abikoze sinzi ariko Imana iri kumira ngo uyu munsi ndiyubahisha abarozi bamenye ko ndi Imana yawe. Mwavuze ngo amen. Bene data mureke mbabwire umwana yaracukwa ari guponda abarakubise azana ishashi z'umukara zimwe z'Ubuganda no muri Kongo zuzuyemo ikintu bita agasamunyiga babaze baragenda bagashiramo bagashiriyo mu ndavuga ni Imana nararebye ndavuga ni Imana ngo haye icubahiro hereza Imana icubahiro mpagarara ku musozi mvuga cyane n'ijwi rirenga ndavuga ni mwamurozi we n'abantu uranye nawe waba uri he nta nari muzahangara Imana yanjye. Mwavuze ngo amen ariko haleluya haleluya hereza Imana icubahiro. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wa none uko Imana yariri na n'ubu ni kwiri dufite abantu bamajije kwiheba ko Imana itagitabara Imana iratabara. Tumaze iminsi abantu ngo ariko muraja mwigisha ibitangaza mwakwigisha n'ibindi. Iyo umuntu atazi ikintu arakigaya kuko utazi kwigisha ibitangaza uzigisha ibyawe. Ariko twe tuvuga ko dufite Imana ikora dufite Imana ishoboye. Haleluya. Ugasanga abantu bari kwigisha nk'ibitangaza ngo y'amatora y'intuza umva wowe utazi kwigisha ibitangaza ceceka reka tuvuge ibitangaza bya Yesu. Haleluya. Kuko hari ibyo twabonye ubu niva ngo hano ngo Imana akoze igitangaza mushiramo karumu ku rusengero rwiza ndabambesha se iki ni igitangaza cy'Imana. Niba harimo n'umupinzaro narebe hasi arebe karisima katari karo iyi ni karo yazanwe n'Imana.
abandi bari gusengera insengero bamaze imyaka n'imyaka ntibubatse, ariko Imana bakoreye igitangaza. Haleluya. Nangwa namwe ni Kigali bere na ihangane, ni Kigali uri guparika ku rusengero n'abandi bagaparika imodoka 10. Umunanirwa kuvanga Imana nkoreye igitangaza. Iyo ngiye kureba keretse padiri nanjye nitwe dutunze imodoka mu karere ka Burera abakozi b'Imana. Si igitangaza si? Icyo ni igitangaza kuri Sekazuba. Keretse padiri nanjye ntabwo mbeshe kubesha n'icyaha. Nitwe dufite imodoka mu karere ka Burera. Icyo si igitangaza cy'Imana. None si padiri yane muri Haiti niho navanye imodoka. Nicaranye na Yesu arambwira ngo nzakugirira neza ngumana nawe. Haleluya. Ariko umva nkubwira uyu munsi Imana igukorera igitangaza. Ndanabivuze nibashaka bababare. Ndabyatuye Imana igukorera igitangaza. Haleluya. Ariko Imana igukorera iki? Imana igukorera iki mama? Igitangaza. Muyobozi wa gahunda ku modoka yanjye nanditse ngo nta buzima Imana itahindura. Uyu munsi hagira ubuzima Imana ihindura abantu babimenye. Kansi wagereze ko uyu muhungu w'i Kigali tumaranye imyaka 5 haguruka perite. Haguruka. Nge mvugaga n'ibintu bifite gihamya. Mbanye nabo ari abantu 3, 4 nabashikibe niho nabamenye. Mushiki waza gusenga iwanjye. Bafiyanswa ariko Satani abyivangaho. Ijwi ramwe ngo ntagire urundi rugo muri Kigali uzararamo, manza wirukana abakobwa bashaka abagabo wirukane n'ura musore. Ubu niwe nsigaje ndi kumwirukana no ngashaka umugore vuba vuba. Urandi kumwirukana. Ndi kumwirukana kuburira araraho. Ku gitanda uriho ndi kukwirukana. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya. Shingiye ku Mana twabonye ikora. Yesu yavuze ijambo ryiza ngo simbasize mwenyine, mbasigiye umwuka wera uzabakoresha n'ibyo ntagize ntakoze. Ntabwo Imana izakoresha ibiti. Haleluya. Izakoresha abashumbi, ikoresha ba pastor Fiana ni Fani Mana we namubonye yuzura umwuka muri siransiye yitonze. Pastor Fiana Imana iguha umugisha. We umva udongo uzura umwuka muri siransiye witonze, abantu bakagira ngo nturi kwereka kandi urukwerekwa gace. Buri wese afite ukuntu hicara kuri vora. Hari uwicara kuri vora akavuduka nka Sekazuba, hari n'abagenda muri posteri. Mwavuze ngo amen ariko. Ndavuze ngo uyu munsi Imana ikuremera iki? Igitangaza. Zamura amaboko yawe. Uyu munsi Imana ikuremera igitangaza. Igitangaza ni iki? Nabwiye abantu ngo ntabwo tuzongera kuvuga Imana idafite ibimenyetso. Imana ifite ikimenyetso ku buzima bwawe. Uzahagarara hano imbere y'iteraniro ubabwire ngo dore ikimenyetso nk'iki. Mwavuze ngo amen ariko. Mukanya basengeye umukobwa hano n'umusore. Kira ni ikimenyetso cy'ura mukobwa. Ariya ni amasengesho bari kugenda ni fera ati ikimenyetso ngize nte. Imana ikuremera ikimenyetso gituma uvuga Imana abantu bakayemera. Wayimpera icyubahiro. Wanyemerera mu uyu mwanya duhagaze mu nkiri mu uyu mwuka. Mwavuze ngo amen ariko. Fani wanyemerera ugahaguruka gatoya. Imana nkorera yo mu ijuru iyi iri na hano. Iyi nkorera yo mu ijuru yambwiye ngo nkubwire ngo ikurinze kugenda mu ndege utagiye mu murimo. Ikurinze kugenda mu ndege abantu bagukotereza amafaranga ugiye kwivuza indwara idasanzwe. Imana ivanye uburwayi kure bwari bugiye kuzagutera. Imana yo mu ijuru nkorera ivuganye nawe ngo kubera ko ari Imana ivugira ku gihe cyayo. Iyanza amateka mabi aturutse mu burwayi bwari bugiye kukuruza indege, mbonye ugiye kwivuriza hanze, ariko data aravuga ngo uyu munsi mubwire ngo ndanze. Imana data Bwana sifiwe. Haleluya. Ariko barokore. Haleluya. Haleluya. Imana iguha igitangaza cyangwa irorere. Imana ikireme kivuga ku musozi wawe. Fani Imana nkorera irambwenge kurinze kurwara imitsi y'amaguru. Utagira ngo nakwibanzeho data kansubira iyo narindi. Muraho neza. Bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka wowe ngazezi gahaga
wowe imbabura imanitse ariko hora byacu usaho bikira, hari igihe bizasobanuka byose abana b'Imana tugahagarara. Haleluya! Umva ngo hanuriye nubwo n'abandi uwa mbere cyangwa uwa 10. Imana irambwiye ngo uhereye isa yaragusinyiye kera ntabwo uri mu iki gihugu cy'u Rwanda. Ndabihanuye mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana irambwiye ngije kugutungura nk'uko umurabyo utungura abantu. Uragiye vuba mwana wama. Reba ukuntu ndesha, reba n'isura yanje. Imana iragutwaye. Nta nubwo igutwaye mu mubabaro, ahubwo igutwaye ahantu ugiye kwishima ukanezerwa. Muraho ye? Abadafite ishari muraho? Abazi kivuga igasohoza muraho? Kandi Imana yambwiye ngo nkubwire ngo uhereye uyu munsi supanete Satani yarakingirije imigisha yawe Imana yikuyeho. Hari supanete Satani atangiza imigisha yacu, Imana yikuyeho. Imana irambwira ngo igiye kukuremera ibirori bidasanzwe. Haleluya! Uzagaburira abantu batari bakeya. Haleluya! Ariko uzanywesha abantu batari bakeya. Haleluya barokore. Ariko abatukiri kumwe muhereza Imana icubahiro, abatari bataha muhereza Imana icubahiro. Haleluya! Ndikumva ngeze mu isaha yo guhanura. Mwavuze ngo amen. Ariko ngeze mu isaha yo guhanura. Bwana sifiwe. Uyu muntu mureba Imana irambwiye ngo igiye kumugira umuntu ukomeye nawe yirebe yitinye. Mwavuze ngo amen. Ariko genda wicare. Ntago bigombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize, ibarize bibananiza iki. Ntago bigombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize, ibarize bibananiza iki. Kebuka mugenzi wawe mubwire ngo igitangaza ndagisohokanye. Haleluya! Yesu ashimwe. Muyobozi wanjye wayoboye uyu munsi, haguruka. Nuko nasaze wihangane. Nuko ibisazi byanjye biteye, ariko ibisazi byanjye ntago bitera umutwe, nta nubwo bitera ibicurane. Imana irambwiye nkubwire ngo sinzi imodoka wajemo, ariko iguhaye imodoka wa mugabo we. Iguhaye imodoka. Iyo mvuze imodoka reka nyihanure kuko n'Imana yinyeretse. Imana iguhaye imodoka, uzaje uparika ukavanga iyi ni imodoka. Mwavuze ngo amen. Haleluya! Haleluya! Kandi Imana irongera irambwira ngo ukwezi kwa 9, ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 11, ukwezi kwa 12, ayo ni amezi aje kugusetsa ukamenya ko wakurikiye Imana ishoboye byose. Ayo ni amezi Imana imbwiye ngo ugiye gusoroma imigisha ikurikiranye, ugiye gusoroma mu izina rya Yesu. Abakiri hano haleluya! Mushumba niwe wasengeye abageni, wabasengeye karengiriye rero kwaguka nkubwire. Wasengeye umugeni muri Betelehemu. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo isengesho usenze risengera uriya mugeni rizana andi mako 5 hano muri uru rusengero. Isengesho wasenze usengera uriya mugeni, Imana yambwiye ngo iraryumvisha. Nyuma yo kuryumva itanze ubundi bukwe 5 mwaya materaniro. Muzamenya ko mwene Diriane nanje Imana abimbwiye. Nimuzabona ariko ngo bambaye ibyera bambaye ibyera baraje. Muzabe ngo kwa mugabo mugufi ya nawe yari yarabihanuye. Hereza Imana icubahiro. Haleluya! Naje kubwirwa n'Imana. Imana irambwira ngo ishize iherezo ku bantu baribwa n'imitwe idakira. Uyu munsi wa none Imana irambuye ukuboko kwayo. Irambuye ukuboko abantu baribwa imitwe ikanga gucira. Data wamwe mama haguruka uzamuye amaboko. Haguruka wewe. Umva nkubwire
mvuze imitwe Imana iti impindukiza mu iteraniro. Irambwira ngo wari ugiye kurwara hafi kugira ngo gutoboke. Imana irambwira ngo ikurinze kurwara mu mutwe. Niko Uwiteka mbwiye. Umva. Iyera nkorera yo mu rurembo. Irambwiye ngo uzarinda ujya mu nda y'isi udasabirije. Umva. Gatatu. Irambwira ngo igiye gukorera ikintu ugiye kugira abakozi n'agakozi. Uzajya uhemba abantu. Nabonaga abantu ari benshi cyane. Mbona ibikorwa bibaye byinshi. Ariko mwavuze ngo amena niba ntashari we. Imana irambwira ngo zamura amaboko wakira urufunguzo rw'umushinga ukomeye Imana iguhereye uyu munsi ahangaha. Ugiye kuzahemba abantu batari bake. Kandi Imana irambwira ngo ikurinze kurwara kanseri mu mabere. Muri aho abari hano muri aho abatasha muri aho ntago bahari. Abari hano haleluya. Abakiri hano muhaguruka mutere haleluya. Mukomeze muhagarare. Kora kunanga gatoya tuve ngo Yesu arashoboye. Ndaje naba ngo Yesu arashoboye, arashoboye. Yesu 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 arashoboye. Vuga cyane Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Araje kubikora. Yesu arashoboye. Araje kubikora. Ibyananiranye. Aje gukiza umurwayi. Aje gukemura ibibazo. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Ndawatera haleluya. Hagarara gatoya. Kubitamo agasimba k'iminota 10. Buri wese yinjira mu gisubizo cye. Aho uhagaze uneganyege. Samura. Injiraho. Zamuka, zamuka. Zamuka. Dukurire Imana ubwatsi. Komeza uhagarare. Cyangwa kubwira mugenzi wawe. Mubwira ngo navuye ku ntebe yitwa kigeragezo. Ngo ninjira mu bisubizo byanjye. Mubwira ngo ntago nshidikanya. Mubwira ngo Imana iramya amashimwe mu kanwa kanjye. Mubwira ngo niteguye gushima. Ngavuga haleluya. Numvishijwe aha hantu. Nyakuba mushumba hungirije. Hari amashimwe mugiye kwakira mu rusengero. Nagiye kubona mbona umuntu ufite umukubuzo. Umwe yarimo agenda kubura mu bantu. Numvijwe riramwe Musekazu. Mbwirira bene se ubabwire ngo hari ibyo nakubuye hari n'ibyo ninjije. Yesu arashoboye. 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 Tonde gatoya. Imana irambwira ngo arabanikije kurwara mu nda. Mumaze iminsi muribwa mu nda. Umva mushu. Umva mpanure iyo ndi gutanga umugabo mushumba n'umutambyi mukuru. Imana itanze urubyaro muri rusengero. Itanze urubyaro. Haleluya. 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 Kamvuge cyane mwaya materaniro. Nabonye umubare 13. Hari abantu 13 bamaze iminsi basengera icifuzo cyo kuva no kujya. Abo bantu Imana irabikoze vuba vuba. Fasha uzamura ibiganza byawe.
aka kanya izerere mw'iri sengesho, izere mw'ubuhanuzi. Reka ntangarize uyu mumama ntashatse kuvuga izina, nshatse no kwakura ngaze hano. Uwiteka avuganye nawe ngo uhereye aka kanya umuvu wari ukuriho kuva byari byaranze gukira, Uwiteka bigukoze ku buzima bwawe, ntabwo uzongera. Mana urakoze, uri mwiza. Dusengera abera bawe, unyereka ko wabohotse, unyeretse ko hari n'ijuru bagejejeho, hari ikindi cyiciro ubahaye. Ndabona ubohoye abakobwa, ndabona ubohoye abasore, ndabona ubohoye abagabo, ndabona ubohoye abamama. Tugukomeye amashyi kuko kubohoka peteke fosanse leta kabonevo kaya sanze dotari. Ndakumva Mana, tukuzamuriye amaboko, tukuramburiye amaboko. Zamura amaboko yawe, Uwiteka atahe ku buzima bwawe. Uhereye aka kanya Mana, ibyari imisozi urimo uvugana nanjye ngo ubigize amataba, ibyari dodani ubikuye ku buzima bwacu, ibyari amarira ubihinduye amaseka. Aho twabuze ibyishimo urabiduhaye, aho batugayiye urahadutabariye, aho badusebereje uraduhereye ubwiza n'igikundiro n'icyubahiro. Tugukomeye amashyi Baba, tugukomeye amashyi Jehova. Sengeye umuntu wese waje arwaye muri rusengero, niyakire gukira mu izina rya Yesu. Reka utanga ubuzima Kristo. Waravuze ngo iyo urambuye ukuboko uhaza ibyaremwe byose. Reka buri wese ahazwe nawe, reka buri wese ahazwe nawe. Urakoze kuduhajije, urakoze kubikoze. Ayo ni ayandi mashini impundu tuguhaye. Urakoze kubikora kwiyubahisha. Voketai mini vosikia taya bosikaya levo sanse dotaye. Uri Uwiteka ndakumva, ene tayi bone sanse lebo sikavo sanse. Ndakumva cubahiro taya bo sanse. Ndumva mwuka wera, mwuka wera. Shuka 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 Roho Mutagatifu. Ndumva imbaraga z'Imana zigendagenda mu bantu. Ndabona abantu bakira, ndabona pomade y'ijuru, ndabona unanura abantu, ndabona hari ibyo ukora, ndabona hari ibyo urema, ndabona hari ibyo wubaka, ndabona hari ibyo usenya byaduhagurukiye. Peke taivo letaivo teke bone sanse fokia salapoko zevota tena yabo. Taya pokita nevoki taya. Urakoze Baba, urakoze byiringiro, urakoze Yehova, urakoze Elshadai, urakoze ndiho, urakoze kubita bigihuze, kubita bigihuze. Urakoze kubikoze. Tugukomeye amashyi. Gatatu zamusingiriza ubwo buntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha yose n'imigisha yatwungukira aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. aheza ijuru mana tuzahurirayo bagenzi. Ongera ukomere Imana amashyi. Profete Sekazuba turagushimiye. Imana iguha umugisha, kandi itorero Betelehemu aha hahinduke mu rugo. Turagusabye uzongera ugaruke n'undi munsi. Reka tuvuge ngo azagaruke. Imana rero imuha umugisha, kandi n'ukuri twanezerewe, twakwishimiye, twanezerewe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha.
amahoro n'imigisha no gufashwa n'umwuka wera bitahane namwe. Shalom shalom.